ngiye guhanura ubutegetsi uko bugiye gushorerana buvaho. Aba baperezida muri Afurika, muri East Africa yasiba ibihugu bitandatu, ubu byabaye 8 na Sudani yagiyemo. Uko bigiye kuva ni mubare Burundi ko bugiye kurangira, bugiye guhindura ubutegetsi. Mubare Kenya igiye guhindura ubutegetsi. Hano ndagaruka no ku Rwanda ko bigiye guhinduka mu Rwanda, ndagaruka no mu Buganda ko bigiye guhinduka mu Buganda. Ariko nkunda umuntu wumvira umwuka akagwiza urukundo, kuko umuririmbyi yaravuze ngo byawumvira umwuka gwiza urukundo nta soni uzagira ubona Yesu. Prime niyo ngabo mu Burundi uyagiye kugira akazi gakomeye karemereye, uyagiye kugira akazi koko agiye kwinjira mu bihe by'intambara. Nashaka aho yicaye, nashaka ahari, n'ubu butumwa n'ubwumva, n'iyi nkuru n'uyumva, wowe Prime niyo ngabo. Inama nakugira, fata amasengesho y'iminsi 10 utagitamo. Ntabwo mubyemera cyangwa murabyemera, ariko nge ugiye gutekereza, wongera utekereza. Kuko ugiye gutekereza amazi yararenze inkombe, abatekereza bo bararangije gutekereza. Kandi ibi bintu intara z'u Burundi, abanyarwanda benshi bavuka i Burundi, abakongomani benshi bavuka i Burundi, nukuvuga kurwana baba baziranye. Ni nko kubwira umurundi wo mu Kamenge ngwese inzira yampingutsa aho Adolphe ashinguye ni yahe, yaza ahumirije akahagera. Ngira ngo benshi barahazi, ariko kari akabari k'inzu z'ibyatsi cyangwa se ibigonyi benshi ntawe utakazi, kuko ni no kwibarabara. Ni ukuvuga rero n'akarorero ntanze, aba bagwanyi bose muba muziranye, nta muntu n'umwe wo guhimiriza ngo ayobe guyava niyajya. Ibintu biroroshye cyane ku rwego nge mbasha kukubwiramo ko byoroshye. Rero Prime niyo ngo bakwiye gutekereza 5 cyangwa 7. Ururimi nujya kuvuga ijambo rimwe urugaragura inshuro zingahe 7, kandi hazabona ishyano uvuga ngo iravuze itavuze. Reka twinjire mu butumwa bwiza, nubwo hazamo impanuro, inyigisho, impugure, kugira ngo ibyo turi kubaka ntibibe bishingiye ku mutsima gusa, ahubwo bibe bifite amata, bibe bifite n'amazi yo gukaraba intoki kugira ngo ubone uko ufungura, bibe binafite ubuziranenge ku bari bubyakire, babyakire bizabahesha n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero dutangaje ibyo mwanze gutangaza, tukavuga ibyo muceceka, tukavuga twebwe ibiri butwice cyangwa bikadukiza, cyangwa bikaduhuza n'abadukunda, cyangwa bikaduhuza n'abatwanga, cyangwa se bikadusunikira kuba twacibwa imitwe cyangwa ibihanga. Ngira ngo harimo no vugutisha wowe uje ngaha ntitwakwigwa kweri, twakugabangana. Yego nibyo, ariko nawe hari ahandi wajya ntibakwigwe, kuko nawe nturi mwiza. Ntabwo rero nagutunga urutoki, izi ziba zireba jewe. Ariko muri Afurika ubutumwa bwiza nkuzaniye, ushaka ufata ikaramu cyangwa wandike, ngewe ndi umuhanuzi Imana yahamagaye. Ngira ngo ubuhanuzi nabutangiye kuva mu mwaka wa 2013 ubwo nahanuriraga Pierre umuhisi nkuru nziza. Byinshi byarasohoye, none n'ubu nari nabibabwiye ko Trump azatsinda amatora, byarasohoye. Ndabibabwira ko yagwa azatsinda, n'abamurwanyije bamwe mu bitaro, abandi muri gereza baracyarimo, byarasohoye. Ntabwo rero guhanura ni inyungu yo kugira ngo wowe uhanurirwa ntibikugireho ingaruka. Ariko tubona abantu duhanurira bakabihindura ibya politike bikabagiraho ingaruka. Ndakubujije, niba ukurikira Imbabazi TV 3, jya wumvira umwuka, jya wumvira umwuka. Buno ngiye guhanura nanone. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mwami Yesu, ubu butumwa dutangiye uhagararane natwe, ubane natwe, kandi ugendane natwe mu izina rya Data. Udushyigikire iburyo n'ibumoso, none n'iteka ryose. Amen. Ni ukuvuga ngo Perezida wa Kenya William Ruto
mu bantu uhoraho Imana umwami Nyiringabo yavuze ko muri Afurika hari ubutegetsi bugomba guhinduka. Ngira ngo n'ubutegetsi bwa Kenya buri muri bumwe bugomba guhinduka. Narabibabwiye igihugu cya Kenya ubuzima Imana yavuze ko buri hejuru, Imana igiye kubumanura bushushuke bufate ku butaka rwose, buzamanuka kuriya bwazamutse buzamanuka, bworohera umwene gihugu w'umunyakenya ndetse n'umuntu wese uba mu gihugu cya Kenya. Ariko njye nka Profete Martin nk'umuhanuzi ndi intumwa, mpanura ibyo nabwiwe n'ibyo ntegetswe nijoro. Unyumve neza. Hano nitugaruka rero muri ubu butumwa, nitugaruka muri ubu buyobozi n'uburongozi bwo muri Afurika, ni mwitegure ko Kenya ubutegetsi bugomba guhinduka. Ubutegetsi bugomba guhinduka, bugomba guhinduka. Amen. Ndetse no mu Bugande bugomba guhinduka. Bugomba guhinduka. Ariko twumvise Perezida nyine cyubahiro w'Ubuganda avuga ngo azongera kwiyamamaza. Ariko oya, hari undi rwose uzayobora Ubugande. Ntabwo ari we ugiye gutwara Ubugande, ntabwo ari we. Ntabwo azongera kwiyamamariza kuyobora Ubugande. Bizaba nka biriya bya Joe Biden. Nabwo narababwiye ngo ntabwo Joe Biden azigera atsinda amatora, Trump azatsinda. Maze data arafasha Trump koko aragaruka, Kamala Harris aratsindwa. Uyu munsi wa none rero no mu Bugande, abantu bari i Bugande ndabahaye yambu, abantu bari muri Kenya ndabahaye yambu, impande enye z'isi. Wowe ukurikiye Imbabazi TV 3 ndaguhaye yambu, ukurikiye channel y'ivugabutumwa y'ubuhanuzi. Njye ni Profete Habiyambere Martin, nguhaye ikaze ngushimira gukanda subscribe. Ndagukunda cyane, ukore like na share. Nukuvuga ngo ikintu twe twizera n'ikimana ivuze, nibyo abantu turabyizera, ariko byo tubyemera bisohoye. Kandi nanone tubyizera 100% kuko umuntu ni umuntu, ariko Imana ntihinduka. Imana ntihinduka. Uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Ariko uko u Rwanda rwari ruri uyu munsi siko rukiri. Oya. Ariko uko Burundi bwari buri siko uyu munsi bukiri. N'ubutegetsi bw'u Burundi rero nabwo bugomba guhinduka, ariko bwo n'imbere. Ndabatondekera hano ko igihugu kizabanza n'iki, kizakurikira n'iki, kizakurikira n'iki, icyanyuma n'iki. N'u Rwanda rurimo. Uyu munsi wa none rero, Mungu asifiwe sana. Ni gute Afrika ibaho mu buzima nk'ubwo Burayi bubayeho kandi tutari mu Burayi? Kenya ibayeho nk'uko Abongereza babayeho, mu buryo bw'imisoro, mu buryo bwa ekonomi, mu buryo bw'imibereho. Banakoresha amashiringi. Nukuvuga ngo ubu buzima Kenya ibaye mu buzima bupfa guhenduka nubwo Bugande haba ubuzima buhendutse, ibyo kurya ni byinshi, ariko amafaranga nta gaciro nayo ari hasi. Ariko i Bugande kandi ubundi abene gihugu buriya amafaranga erega nta cyamaze, ahubwo ibyo kurya nibyo bifite akamaro, ibyo kunywa nibyo bifite akamaro. Fasha umuntu ukamuha ibyo akeneye, washaka mu mufuka ukamusaka, nanjye icyo nacyemera nubwo ntakongera kwiyogoshesha nkambara ibinambaye, nubwo nta nakambara, ariko ukashyira ahantu ukambwira uti akira ibyo kurya no kunywa wifuza umubiri ukeneye. Kuko umubiri ntukeneye kwambara kuruta uko ukeneye kurya, ahubwo umubiri ukeneye kurya, kwambara n'inyongera. None iyo umuntu yambaye ariko akajya mu irobo, akajya mu nusu, umubiri waba ugusabye amata ukawuha amazi, umubiri waba ugusabye inyama ukawuha ibishyimbo, umubiri waba ugusabye ibishyimbo ukawuha ibijumba, umubiri wagusaba amazi meza ukavoma amwe yo mu bishanga cyangwa yo twita ibinamba. Ofete umubiri wagusaba icyo kunywa naka ukawuguranira, ukawuha igikoma gishyushye cy'ibigori gusa. Ubwo buzima urimo ni ubuzima bw'ikinyuranyo
muri kotreta muri bwa deviye. Rero n'ibitekerezo bivuye mu ubwo buzima nabyo biradeviya, n'ibikorwa bivuye mu ubwo buzima nabyo bikadeviya. Uko wari kwiga siko wiga, ibyo wari gukora si byo ukora, ibyo ubuzima wari kubamo si bwo ubamo. Ariko nibyo rero Imana ije guhindura muri Afurika yacu. Umunyafurika akabaho nk'umunyafurika afite ibyo kurya no kunywa no kwambara bimukwiye kandi bimuhagije. Ngubwo ubuzima Imana izaniye Afurika. Bityo n'umubiri rero ntabwo urwaragurika. Ariko kubera ko ngewe nariye amasambusha, amacapati, amandazi, saa sita, mu gitondo, mu maresitora, mwese munkurikiye muzi ubuzima mubamo. Amaresitora y'isahani zitogeje neza, ubuzima bw'akajagari umuntu abamo nibwo butuma turwaragurika hato na hato, noneho byahuhuka hakajyamo n'abarozi bakaroga, noneho bikaba birahuhutse. Ubuzima turimo ni ubuzima bugoye, ariko bugoye bwaratangiriye muri politike yo kwigana no kugendera kuri ba banyaburayi nababwiraga. Ubwongereza bufite ibyo kurya bwahunitse bwagaburira abaturage babo imyaka irenze 100. Ariko Kenya iyi ngiyi Imana iri kuvuga, Imana ibazaniye ubuzima, ntabwo ibyo bintu ntibyashoboka. N'uwababwira ngo mujye imyaka 30 mwicaye, nkamenya ko n'10 itavamo. Ni nyakabyizi. Muri Afurika turi kurya nyakabyizi, abajya barizigamye ni mbago. Abenshi ni nyakabyizi, nuko ahembwa ku kwezi akagura stoke cyangwa akishyura aho yafashe stoke. Nuko arima akazajya kwishyura imvaruganda, akanishyura ifumbire naka, noneho akanohereza bimwe ku isoko, ibikeya bikaziwe, noneho mukagabana ipasu. Ubwo umeze nk'umuntu uri guhingira. Ntabwo wajya ibigori bihoze cyangwa ibishyimbo bihoze ngo bihungire, oya, ni mishyuhira, ni imvaruganda, ni detane. Mbese ni ubuzima bwo kugura no kugurisha. Noneho rero ubwo buzima kubuteguriramo umugeni uzabona Imana, kububamo uri kujya mu ijuru, kubwicaramo ugiye mu ijuru, nibwo buza nibwo buri buze bukaba ubuzima. Abene gihugu mugomba kubaka ibitaro byinshi, bakaba imvura yamunyagira amasegonda 30 agahita aba nka za nkoko bacaginga. Nawe wumva hisigeze, agahita aba nka za nkoko bacaginga. Niba arwaye gripe afite inda hafi yo guhakwa gukoroka cyakuvamo. Niba umuntu hari indi ngorane itumye arara hanze, ku buryo bw'izamu, ku buryo bwo gusenga, ku buryo naka, ubwo ntibishoboka kuba watega moto umuyaga ukinjira mu mazuru, aragerayo senezita ari zose, imihindagurikire y'ikirere. Ntabwo tugishoboye kugira abasirikare mu mubiri bahangana n'ibibiza n'imihindagurikire y'ikirere, kubera imitegurire mibi n'imiyoborere mibi, dirija mubi, perezida ushinzwe ibikorwa by'amaraso by'ubuzima mu muntu, serire ikuriye izindi muri fonkisiyoneri yo gufonkisiyona ubuzima. Sinzi uko ndibuvuge ngo mubyumve, sinzi uko nabikubwira ngo byumve, ariko nge ndi kurya nkananwa kubera ko ibyo ndi kurya bitujuje ubuziranenge. N'abasirikare umubiri uri buronkemo ntabwo baraba bujuje ubuziranenge, barahinduka abapolisi, abakorodofese cyangwa se imbonerakure n'inkeragutabara. Ni ukuvuga rero umubiri wari ukwiye kuba ufite special force y'igisirikare kugira ngo tumare imyaka 100, tumare imyaka 200, tube twaba abantu barama. Nuko tuba twagaragaye nk'abantu bariye nyakurya, bakanwa nyakunwa, bakaba bafite nyine ubwirinzi bw'umubiri, bwirinzi barubatse umubiri mu buryo bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ariko twe dufite ingorane n'akaga, dufite ingorane irenze ukwemera. N'izi ntambara rero zihoraho zitarangira,
nabwo ni urusaku mu matwi yacu, duhora twumva inkuru mbi, duhora dutega ubwoba, duhora twumva ko dupfuye, imyigaragambyo idatuza, ntushobora gucuruza ngo wumve uzacuruza imyaka 10, imyigaragambyo iraza ikabomora, wagira ngo urafatishije hakaza indi, nyirinzu niko ari kukwishyuza. Rero Imana ishobora byose ije guhindura ubuzima muri Afurika. Niyo mpamvu nka Burkina Faso mwabonye ko marayika ari kuyifasha, u Rwanda marayika ari kurufasha, ruri gutera imbere rwiyubaka. Ingengo y'imari abonye ko mu Rwanda barayikubye inshuro zingahe, biriya byose. Kandi mwabonye ko ingengo nini y'imari bayihaye igice kinini cy'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se uburimyi, nicyo baba barebyeho. Nibiba byiza rero n'abazabikoresha babikoreshe neza, umwene gihugu abashe kwihaza mu biribwa no mu binyobwa. Naho ibindi bisigaye, ishyaka nirishaka ritwara imyaka 1000 cyangwa 2000 ripfa kuba rishoboye kwakadara kuyobora mu miyoborere myiza ituma umwene gihugu atabaho mu buryo bw'akajagari, atabaho mu buryo bw'inzara, atabaho mu buryo bugoye buruhije bwo guhora bamusabira. Mudusabire WhatsApp zicicikana, mudusabire twe byakomeye, twebwe byayangaye, twebwe byanze. Ibyo bintu uko ni ibintu bibi cyane. Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none Ubugande nibwo bushobora kuba bufite ibyo kurya, bufite ubutaka bunini, bene gihugu bakarya bagasagura bakateka, ahantu hose ugasanga ibyo kurya ni furu. Ubwo igisigaye ni ekonomi yo kubitunganya, n'amazi bakayatunganya, ubundi igihugu kikarwana n'intambara yo kuzamura ifaranga. Ibisigaye amen, kuko ibintu iyo ari byiza baravuga ngo amen. Dushimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Excellency Paul Kagame, ni umupapa udasanzwe w'umuhizi. Nimbivuga uko harimo abahita bantera amabuye ngo uramuvuze rererere, ngo ari ku Burundi ngo nibwo wavuze nabi. Oya, mu myaka 20 na noneho 30 u Rwanda ruvuye mu icuraburindi n'umwijima. Ibyo duhanganye nabyo Bibiliya iravuga ngo ntabwo igihugu kivuka umunsi umwe. Nibyo koko, urabona ko mu myaka nk'ijana tubonye Kagame, ntibishoboka ko yaba kiyoboye, ariko tubonye undi muntu wanyura muri iyi nzira akayobora muri uyu murongo. Mu myaka 100 u Rwanda rwaba ruri ku bushobozi nibura bwa kimwe mu bihugu by'Uburayi gishoboye kugaburira abaturage bacyo cyangwa se kubarinda. Ibyo rwose genda hamya, si ibyo neretswe, ndahamya ko ibyo bintu u Rwanda rwaba rubifite kandi rubishoboye, kandi rubifite mu buryo bworoshye cyane. Ibyo rero urumva, urebye aho u Rwanda rugeze muri iyo myaka 30, rukaba ruri mu mishinga. Mwabonye ko ubu bagiye kuzamurika 2030 uruganda rutunganya bombe atomike, ari rwo runatunganya ibi bya nucleaire. Bamaze gushyiraho ibyerekezo 4: Kabuga, Remera, Mukoto, Nyacyonga, ibyerekezo 2. Urabona ko Bishenyi, Kigali, turiya tudege two mu kirere, Nyanza ya Kicukiro, Jari, hose bagenda bashyiraho iminara. Reka nigarukire mu murongo w'ivugabutumwa, ariko iyo ni imishinga yagutse y'amamiliyari abaperezida badapfa gutekereza, cyangwa se inteko ishinga amategeko. Muri Afurika hari imishinga abaperezida bose bashimaho ukabona ko barababwe. Iyo haje umushinga wa gari ya moshi, abaperezida bose bahita bagira ko ukabona umwe arebye aho undi arebye, hababuze ayo bacira n'ayo bamira. Iyo haje umushinga w'utu tudege tugurukana abantu bose barifata. Iyo haje umushinga y'imihanda yo mu kirere cyangwa yo hejuru y'inyanja cyangwa y'ibiyaga, abaperezida bose barifata. Hari imishinga utekereza ukaba nkaho nk'ubu ngewe umbwiye uti Marite uri hehe, n'indi mu Rwanda ashaka kukugurira imodoka yitwa Barabasi, ibyo bintu nabyumva mu matwi yanjye bikongera bikirepeta. Ariko icyo uba umbwiye wowe wasanga kikoroheye mu rwego rwumvikana. Rero n'imitekerereze Imana igiye izamura bikagenda neza. Mungu asifiwe sana.
mu by'ukuri rero nari ngarutse ku buzima buri muri Kenya buri gusharira, ku buzima bwa Kenya bugoye, buruhije, bwamaze guteza ikibazo, ariko twari twarabihanuye, Imana yari yabitubwiye ngo tubitangaze. Kenya igiye kuyoborwa n'umupastor i Bugande, namwe mugiye kubona perezida w'umugisha usimbura Museveni rwose, ariko ntabwo ari Bobi Wine wa wundi w'umupozisiyo utavuga rumwe n'ubutegetsi. Oya, uriya ni nka Victoire Ingabire w'umunyarwanda. Ngira ngo rero nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ciao ciao, shalom shalom. Twari ku butumwa bwa Kenya n'u Burundi n'u Rwanda n'u Bugande, ngira ngo nuko tuyobowe, ariko ubutumwa bwiza nakagaruka. Turagushimiye, tunabashimira. Ibyo udasobanukiwe uca imboga isu tubaze, nimero ziba ziriho.